ingabo z'igihugu cyacu zaza ari inkotanyi zigagarika iyo jenoside kandi n'uyu mwanya wo kwibuka ko barongeye ukajyaho nawe Imana turabigushimiye. Hari ibikomere byinshi rero byasigaye, hari abakecuru, hari imfubyi, buri wese ufite igikomere atewe n'aya mateka turasaba kujya muri kumwumva. Uyu muhango rero tugiye gukora hano turawuguhaye, uyobore umwuka wera bera natwe muri byose ku Yesu Kristo umwami wacu. Aramubwira ati umwami yatanze. Ibyo mvuga nibyo nabonye, si ibyo nabwiwe. Mama ntiyihanganye, yageze aho ararira, natwe tubibona. Baraganira icyamugenzaga, aramuherekeza arataha. Nyuma yaho abantu baricwa, abandi barameneshwa. Ndabivuga muri make. Ibyakurikiyeho muri 62, 63, 64 hari ibyo nabonye. Abasirikari, abapolisi bitwaga polisi nationale bateye iwacu ngo haraye abantu bitwaga inyenzi. Ayo ni amateka muzi. Byewe wanjye barakubita amaguru, barakubita ahantu hose, barasaka mu nzu, abantu barababura. Naho hari haraye abantu ba hano mu Bugesera bari inshuti zacu barigendera, ariko abantu barahuruza ngo iwacu haraye inyenzi. Ibyo ntabwo nabitindaho. Amato barayakuye birazwi. Icyo gihe byari bikomeye, byari mu bihe bikomeye, igihe inyenzi zagabaga igitero cyangwa se abo bitaga inyenzi hariya mu Bugesera. Byari ibintu bikomeye, hano ntibapfaga kuhaca gusa. Nongeye kwibonera muri iyo minsi ababyeyi bacu babiri, uwitwaga Yosito Sezirahiga n'uwitwaga Kabera Ndereya, babatorotira cyangwa se babica urubozo, ariko ntibahwereye umwanya. Bamaze iminsi yakurikiyeho bariho, bazize jenoside. Babatwikishaga ibishirira. Nari umwana ariko narabirebaga. Murakoze. Nuko ibyo byose byari ukurwanya cyangwa se gutoteza umututsi, izina umututsi. Abagiye mu mashuri muzi uko byari bimeze. Hari ikibazo cy'ivangura mu mashuri, abana b'abatutsi bahoraga bahagurutswa buri munsi, ndetse hari batubwiye ko buri wa mbere batangaga raporo y'abanyeshuri b'abatutsi baje kwiga. Ibyo byose n'umwana w'umututsi cyangwa se n'ubwoko bw'ubututsi bwarenganywaga. Byarakomeje rero biraza bigera muri za 90, ubwo igitero cy'ingabo za PF zari zigamije kubohora u Rwanda cyatangiraga. Urabizi abantu bamwe barafunzwe bitwa ibyitso, hari abahababariye, hari n'abahaguye, hari n'abakiriho. Nyamuneka byabaye bibi cyane. Imyaka yakurikiyeho za 91 na 2 abantu bararenganijwe, abantu barishwe. Umubyeyi wacu Mbonye Imbuga bamutsinze haruguru aha, bamutemagura ku manywa y'ihangu. Nta cyaha ashinjwa, ari uko ngo ari umututsi. Umututsi yararubonye, umututsi yararenganye, yishwe nabi, yavuzwe nabi, yakorewe ibintu bibi. Abavandimwe muteraniye hano, ni akaga gakomeye, kubivuga ntibiba byoroshye. Twari turiho rero, twararebaga, byarakomeje muri za 93, dukomeza abantu bakomeza kwicwa uruhongohongo, bigera muri 94. Noneho karundura ya jenoside irategurwa cyangwa se irasubukurwa aho yagejeje.
mu mezi abanza ya kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, nawe arukirana mu nzu twararaga ku gasozi, mu masaka, mu ntoki. Umuntu wese wiyumvagamo ko ahirwa ntiyabaga mu nzu. Hari umwagoronome witwaga Runyurana ibari ruki, nibagiye izina rye, wabaga hari Busoro, yifatanije n'abantu b'inanga bari barakuze urutonde rw'abantu bazitwa. Nuko yatinze ibyo bashakaga ibikorwa mu Rwanda. Indege y'umukuru w'igihugu wari uriho icyo gihe iraguye cyangwa se ikoze accident. Abantu batangiye kwicwa. Inahangaha ababyeyi bacu batangiye kwicwa ku itariki 18 cyangwa hagati ya 18 na 19. Hari abantu bishwe. Turahangaha atari ukuza kureba uko ikiraro gisa. Ntabwo jenoside yatewe nuko impanuka y'indege ibaye. Jenoside yarateguwe nkuko nabibabwiye kuva icyo gihe cyose. Ibya mbere mwagiye mubyumva no muri radio, ibya mbere yaho amateka n'amateka maremare. Ariko icyo gihe ntabwo ibyabaye ari uko indege ya Habyarimana yari hanowe, n'ibyari byarateguwe. Urumva abantu bagendaga bicwa mbere yaho ngaho indege yari taragwa. Mwumvise abantu bishwe za Kibirira, za hehe, aba bose bapfaga ari uko bitwa Abatutsi. Ntabwo byatinze rero abantu barishwe, babyeyi bacu muri Nyonza, Gasigwa n'umufasha we arishwa byanafashe. Abo nibo babanje. Abari babaye inkwakuzi bari bagerageje kwambuka ngo bajye Burundi, bamwe baragiye, abandi dusigara mu gihugu. Mwe na rimwe twarabirebaga. Ndibuka mu gitondo cyo ku itariki ya 19 ubwo nari naraye nzira, twavuye muhira ku itariki 18 hari kuwa kabiri, ngenda ngo ngiye kuri komine. Indangamuntu yanjye niho yari iri, nari narahaye umuntu w'umurusanseri kugira ngo azankorere indangamuntu y'umwana. Ndagenda nkomanga ku rugi rwari uhagarariye burugumesitiri yari yarabaye depite Moto. Ubwo narabyuka ndabimutekereza ati hehe, atugura abana biri bushoboke. Ubwo ndazamutse no kuba rushinzwe ibyo ngibyo, yari umuntu guturuka Imbazi. Ndagenda ndabimutekereza, arambwira ngo kuba Habyarimana yafase ndafungura ibiro, ngo ariko ngwino nge kwigo. Yaratuye hariya haruguru yo kwa Baruzinda n'abazi Nyamiyaga. Turamanuka tugeze rumpuye kuri cya giti cy'inturusu mu ikorosi, duhura n'imodoka yari ya komine ipakiye abapolisi itwaye n'abandi bantu, n'uwo mugabo w'umuyobozi wa komine yari arimo. Bati Gasigwa yapfuye, byanafashe yapfuye, umuryango wose byacitse. Wa wundi wari ugiye kuminaga muntu akupiraho, wari kuyisinyaho nawe ngo ayime ati ndatabaye Busoro. Ubwo mbamuguye mu Kayubi, iby'indangamuntu ubwo mparikira aho ngaho, nkomeza urugendo rugenda. Icyo nashaka kuvuga aha ngaha ni ibyabaye muri icyo gihe, bivuga ko ntabwo jenoside yatewe nuko indege ya Habyarimana ihanutse. Ibintu byose byari biteguye, agomba kwicwa bari bazwi. Agize amahirwe yo kwambuka bakagera i Burundi barahari, babayeho, abandi barapfuye. Bavandimwe mwacitse ku icumu, ntabwo ari impuhwe z'abari abantu, ahubwo n'imbaraga y'Imana yakoreye mu bari bayobowe na Perezida wa Repubulika, bari abasirikari ba RPF, ahagarika jenoside. Nta namba, ndacyari gusigara. Nabo ubwabo bari batangiye gusubiranamo, batangiye kureba ngo basahuye byinshi, abandi ngo nawe uri muri bo, abandi aho ikiso n'ibintu nk'ibyo ngibyo.
byabaga. Nuko icyo gihe byabaye, abakiriho mwari muriho icyo gihe mwarabibonye, jenoside irahagarikwa tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7. Narindi hari Busoro mpageze, narindi kugera, baravuga ngo umuntu wese ahari aguma aho ngaho, Kigali yavuyemo, Butare yavuyemo. Ntabwo ibyo byatinze, sugira mu mutekano ni warugarutse. Nabuze nganirira abana, ndababwira nti icyo gihe umuntu yarazaga imyaka hanze, umuntu akarara hadakinze ntagire icyaba, kubera hirya no hino hatuzengurutse hari ingabo za RPF, abantu nabo yitwa bakada bose baducungiraga umutekano. Nuko ntabwo ibyo byatinze, ubuzima buragaruka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yo gahoraho ataremera igihugu gishya, abasaza bafashwa kubaho, njyamwumva abakecuru b'inkesha, abana bariga, abarwaye baravuzwa, kugeza uyu munsi turahumeka amahoro. Turaha rero atari ukuzinduka, hari abana bacu, hari bashiki bacu, hari n'abandi bantu bose bajugunywe muri aya mazi, nta kindi bazira ko bari abatutsi cyangwa se ari abana b'abatutsi. Ibyo byose byabaye bikorwa n'Abanyarwanda, kandi jenoside nayo yahagaritswe n'Abanyarwanda. Ndagira ngo ndangize mbabwira ngo mukomere, twibuke, twiyubaka. Murakoze.